Abantu benshi baravuga bati urukundo rwa mbere rwarambabaje cyane, ariko se kuki urukundo rwa mbere rukunze kubabaza kurusha izindi? Uyu munsi turarebera hamwe impamvu 6 nyamukuru kandi ushobora kwisanga muri zimwe muri zo. Tudatinze rero reka dutangire tubabwire impamvu urukundo rwa mbere rukunze kubabaza. Ariko mbere yuko dutangira ndagusaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro by'ubwenge bijye bikugereraho ku gihe. Dore impamvu ya mbere, ruba rutarimo ubunararibonye. Ntubuze uko urukundo rukorwa, wizera cyane ukitanga wese. Iyo rupfuye birababaza cyane. Ahangaha nta makuru menshi uba ufite ku rukundo ku buryo mbese uwo mwaba muri kumwe yakwanga ngo ube wabyihanganira, kuko nibwo bwa mbere uba ugiye mu iyo relationship. Dore impamvu ya kabiri, uvanga urukundo n'inzozi zawe. Utekereza ejo hazaza uwo muri gukundana ukaba uzi ko ari uwo nguwo ari we wa nyuma. Rero iyo hagize ikibazo kiba, ahangaha ni hahandi umutima ukurya kubera ko wari warishizemo ko wa wundi mukundana ari we wawe, ko nta n'undi wamusimbura. Niyo mpamvu urukundo rwa mbere rukunze kubabaza. Dore impamvu ya gatatu, ubu uhabwa amarangamutima ya mbere. Nibwo bwa mbere ukunda byimbitse, nibwo bwa mbere kandi ubabara ku rukundo. Umutima uba utamenyereye kubabara. Ahangaha rero iyo haramutse hagize akantu kaba ukababaraho gato, ahangaha ni hahandi usanga urimo kuvuga ati urukundo rwa mbere rwarambabaje. Dore impamvu ya kane, utinya gutakaza uwo muntu murimo gukundana ku nshuro ya mbere. Ugira ubwoba bwo gutandukana, ukihanganira byinshi. Iyo bigeze ku iherezo ubabara kabiri. Ahangaha birakubabaza cyane kubera ko utinya kuba watakaza uwo muntu murimo gukundana mw'ako kanya, kandi wibuke ko aribwo bwa mbere uba winjiye mu iyo relationship ari ku nshuro ya mbere. Dore impamvu ya gatanu, ntumenya gutandukanya urukundo n'agaciro kawe. Iyo akuvuyeho wumva nta gaciro ufite, nyamara agaciro kawe ntikava ku muntu. Agaciro kawe ntago gata, usibye ko aribwo bwa mbere uba winjiye muri relationship. Ni nayo mpamvu uba wumva ko agaciro kawe kabuze, ariko nyamara ntago uba ukabuze. Dore impamvu ya gatandatu, ntubuze uko wakwakira gutandukana. Uhorana icyizere cy'uko azagaruka, ukanga kwakira ko byarangiye. Ibi bituma ubabara igihe kirekire. Dore inama y'ingenzi, nubwo urukundo rwa mbere rubabaza, rurakwigisha, rugufasha kumenya icyo ushaka n'icyo utazongera kwemera. Niba warababajwe n'urukundo rwa mbere, ntago ari wowe wenyine. Benshi banyuze muri byo ariko barakize, barongeye bamera neza, barakomeza barongera bakundana n'abandi. Andika komenti niba warigeze kunyura muri ibi. Like, subscribe na share bifashe n'undi uwo ari we wese. Reka mbashimire cyane mwebwe mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, tuzongera guhurira mu kindi kiganiro cy'ubwenge.